nongeye kubasuhuza nanone ni inono+tv ntibisanzwe. Tumaze iminsi tutababonana na Chef Baraka, ariko uyu munsi twamusuye, murabona ko twaje iwe kugira ngo tubashe kumenya byinshi adutegurira. Chef Baraka, amakuru ni meza. Meze neza ndabibona. Meze bye. Ikigaragara cyo nuko ushaka kudutegurira ibintu byinshi uyu munsi dufite ibintu biri special. Hari abakiganiro twakoranye ubushize, umuntu yandika muri comment ko ashaka kumenya uburyo ushaka gukata amafruit. Hari abantu bafite imbuto ariko yajya kuzirya akavuga se ndazitegura gute ku meza. Uyu munsi rero navuze ngo reka wa muntu tumusubize, n'abandi usanda dusubiza request zabo. Abakozi ba inono+tv murabyumva yuko tuba twabagereyeyo cyane, ko niyo mpamvu duhora tubabwira ko ikintu kijyanye na comment tuba tugikeneye cyane, kuko nk'uwo nguwo urumva yuko aka kanya agiye gusubizwa, amenye uburyo ki nyine yakata izo mbuto, uburyo ki yarya izo mbuto. Murumva neza yuko rero ibintu bimeze neza cyane. Chef Baraka yiteguye. Icyo nababwira cyo aka kanya tubane kugira ngo tubashe kumenya byinshi bijyanye no mu gukata imbuto cyangwa se fruit. Cyangwa fruit. Watangira ukatwereka ibyo kinini izo mbuto zikatwa? Nakoresheje imbuto rero ziboneka ku isoko. Dufite imineke, dufite amatunda, dufite ibinyomoro ndetse n'ipapayi. Twayikase dufite rero imineke n'ibinyomoro, dufite n'ipapayi twahase dukuramo n'imbuto kugira ngo bize kutworohera kuzitegura ku isahani. Kandi duhere ku ipapayi. Ipapayi twakuyemo imbuto irahase, uri kubibona. Ushobora kuyigabanyamo inda kabiri ugakata icyuma usa nk'ugihengetse. Ipapayi ushobora no kuyikata kimwe nka watermelon, byose ni kimwe. Nayo ushobora kuyitegura gutya. Ubwo ni ukuvuga ngo bakunzi bacu, ku muntu waba wenda akenshi hari ababa badakunda nk'urubuto runaka, adakunda ipapayi, ashobora kuba uburyo ki ukuzikaswe ushaka no kubikata kuri watermelon. Yego, nta kibazo, byose birakunda. Ipapayi rero tukayipresinga ku isahani, ugasa nk'uyihengekamo gakeya. Murabona ko rero ipapayi twayiteguye mu buryo bworoheje kandi busa neza. Tugiye kubereka rero n'uburyo ushobora gutegura amatunda ku bantu bayakunda, cyangwa se marakuja. Amatunda rero biba byiza kugira ngo uyakoreshe muri ubu buryo iyo ukoresheje amatunda adahiye cyane. Ubwo ni amatunda agifashe, akiri fresh, atari yandi yo gukoramo jus. Amatunda aba adakandika, afite urunyine rukomeye. Itunda rero kuno baritegura, ukuraho kano ko hejuru ugakuraho nako hasi, ariko ukagira hamwe udakata burundu, mbese ugasigaho akariya gatoya kugira ngo nuyitegura ku isahane imbuto zitahita zisuma, cyangwa se umutobe ukajya ku isahane. Nkuko ndababwiraga, ukata hamwe ntuhatobore burundu, ahandi mbese ukamera nk'uhaba hamwe hakagaragara imbuto zirimo imbere bikagaragara, ariko ahandi ntukamareho burundu. Yego, kugira ngo ubashe udasohoka. Ikindi bidufasha nyine iyo ukase gutya, ni nko kugaha base kugira ngo nugatereka ku isahane gafate nyine, apana ko akunda amatunda agenda yirorenga kana ko karetse hano. Ku muntu wenda ukunda amatunda ushobora gushyiraho udutunda nka tubiri.
ibinyomoro rero nabyo babitegura nk'uko bategura amatunda kuko byose ni nk'aho biba bimeze kimwe. Yego, ikinyomoro nacyo turakuraho akabotomu, kuko ubona ko ari kinini ntabwo wakishyira ku meza cyose, ukatamo wenda inshuro ebyiri. Ikinyomoro rero nacyo ugikatamo kabiri kuko akenshi aba ari binini, ari birebire. Yego, ugakata ku buryo nugitegura ku isahani kibasha kujyaho neza. Ukoresha nyine udupariti tumeze neza kuko nimba ushaka kuzipresenta neza byose nyine ugomba kubyitaho. Wenda izindi pariti zasigaye ushobora kuzikoramo ji cyangwa se amasmoothie. Imbuto biba byiza iyo umuntu aziteguye zidahase completely, kugira ngo tumekinge sure ko isuku ari yose. Imineke rero njye nateguye imineke ya kamara, niyo iryoha ukuntu usanga inasa neza ku meza ko ntabwo aba ari miremire cyane. Urubuto abantu benshi bahuriraho mu gukunda cyane. Imineke rero nayo turakuraho hasi no hejuru, nibyo biba byiza kurutaho. Ushobora no kuwuhata ugakata duto duto ukayitegura, ariko ubu turakoresha ino systeme ku buryo umuntu bihita bimworohera kugapigenga. Ari we uribuze kuza kuwihatira. Yego, utuneke kwenda ngenda dukunda ndashyiraho dutatu, kaduteguraho neza ku murongo ku buryo umuntu atubona agahita yumva agize apeti nyinshi. Oh, wow. Murabona ko rero imbuto tuziteguye mu mwanya mutoya, kandi urabona ko biri different. Umuntu wese nyine ashaka kuzibona akavuga wow, wateguye. Apana kwa kundi usanga umuntu akuzanira imbuto akakuzanira amatunda ariho imizi n'ibiki byose. Rero uburyo amatunda bayarya iyo ateguye gutya nyine, ushobora gukoresha akayiko gatoya cyangwa se agafoke, and then byorohera umuntu nyine gukuramo izo mbuto. Ubwo gahunda ni gutya muri makeya mpise mbona impamvu umuntu aba yakase hejuru akagaragaza. Urabona ko ni ibintu nyine ntago umutobe uri kumanuka, uragafata nyine. Urabona ko ni ibintu byiza kandi byoroshye kuba umuntu yabikoresha. Chef Baraka, urabona imbuto zirabonetse, zirasa neza, inshuti zacu ziri kubibona, zigukurikirana buri munsi. Ariko dushaka kumenya, ese imbuto nubwo wenda tugeze kubivugaho ariko twanabibibutsa, imbuto buriya ni iki zifitiye umubiri akamaro? Akamaro. Imbuto rero ni nziza cyane ku bantu bose. Icyo kintu ndabanza nyivugeho, haba abana, haba abakuru n'abashaje. Hari igihe usanga nyine twibwira ko imbuto ari iz'abana, bo baba bakeneye gukura, ariko imbuto ni nziza ku mubiri wacu, zidufasha mu igogora, ndetse ni naryo funguro ubundi rya mbere ryiza kurenza biriya biryo duteka. Kubera yuko iyo ibiryo babitetse burya intungamubiri zigabanukamo, ariko iyo uzifashe gutya ziri fresh, utagiye no kuzivanga n'amasukari mu maji, nibwo uba ufashe nyine nutrients zose at the same time. Yego, murabyumva rero yuko dukwiriye kujya dufata imbuto kandi tuba turi kurengera umubiri wacu cyane. Ko rero njyewe nkunda urubuto rw'umuneke, gusa ni byiza. Murabibona uburyo kibiteguye, kandi byateguwe mu gihe gito cyane. Ni twebwe bireba, ni mwebwe bireba, kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza. Nta kindi rero nagusaba uretse kujya turya imbuto. Umuneke uraryoshye cyane kuko buriya njyewe nyine nkunda umuneke cyane. Reka dushimire
abakunzi bacu bahora badukurikira ku inono+tv ariko kandi nanone ntabwo nagenda ntongeye kubibutsa aho bagusanga. Yego, nkoresha Instagram, bashobora kujya bajyaho bakareba uburyo tuba twateguye ibyo kurya bikaba inspiring wenda bikabafasha nabo uburyo ushaka kwitegurira mu rugo ibiryo bimeze neza. Instagram page yanjye ni baraka_rehema_777. Ikindi ndashimira cyane umuntu wa requestinze ino video twerekana uburyo ushaka gukata breakfast. Kabisa warakoze, komeze unatwereke ko dukurikirana n'ibindi bifuza tuzagenda tubafasha time by time. Mboneraho nuherutse kwandika gusaba ko twazamutekera inyama. Chef Baraka ibyo bintu arabizi cyane cyane, urabyemerera imbere y'abakunzi bacu yuko ndabyemeye inyama tuzasteka kabisa. Urumva ko abyemeye, bibaye byiza yaba nahari akazadufasha gutestinga uwo muntu. Wamugana uwo muntu turagutumiye. Wamuntu wewe wanditse ko ushaka ko tuzakwereka ukuntu bateka inyama, turagutumiye uzaze aziteke nurangiza uzirye ubundi wongere udusubize muri comment utubwire uti bya bintu byari byiza. Mboneraho gushimira mwe mwese mwakoze subscribe, kandi nsaba namwe mutarakora subscribe ngo mukore subscribe, like, comment and share kugira ngo nyine n'abandi batarabasha kubona ibyiza binyura ku inono+tv babashe kubibona. Ndabashimiye cyane, Imana ibarinde. Ciao.